Ada gutegereje cyagenze gute ndayimubonanye magic pate jaune iyo niyo yanjye bigenze biteze uzikaje kuyisonyesha muri restaurant Oro twaducitse rero kwa gutegereje irabanza irashe impumuro ndi kumva ni iki magic pate jaune na joininga murakoze basi bon appétit bon appétit na magic pate jaune ari ifunguro rusange ku bantu bose kugira ngo agire ubuzima bwiza ubwo ndimo ndavuga icyo bita magic pate jaune ushaka umufuka ushaka agafuka gato k'ibiro 5 ushaka ikiro byose rwose dufite package zigiye zitandukanye reka nkwibwiye none uko dufite icyo bita la vie ubuzima nimvuga ubuzima wumve ifu y'igikoma nziza cyane ahangana ibiro 2 n'igice ariko nibagiye ko dufitiye n'ikiro kimwe ku bindi bisobanuro hamaga ku izo nimero kiragenda birikuye kandi abashonje bari benshi urumva okay Timo kwatinze umva uyu munsi ndaguha kikurenge umereza ase Timo wamagana hari mundi mukobwa ase kuti nasoni gusurigira iki wandayo ziba ndaho se ndaho ntago ndeba ariko ubwo nta soni ufite ibeshe zukanyaga ubwo urenge bwawe ugenda ntakubwiye urebe byo gukora nta soni niko fe ibi nibyo nyoko yagutumye nibyo yagutumye aka niko kazi waje gukora i Kigali inshuti yawe cyahani aha ni he aha ni kwa Timo Timo sutekereza ko haba mpayobewe kwa Timo inshuti yawe ariko fe ubwo nyoko yarikoze akwita zahabu feza ubusa urabona utamukojeje isoni umusurahe tetwa ziba mbanze nguhe nyoko wandayawe ubwo aranyoko yarikoze ngo witwa zahabu feza mbo witwa biporoporo bikaratasi nyirashyano maraya kuko ugiye kurira kuri polisi 50. hanyuma nyako twagiye kuri polisi oya amafaranga atageze muri 5 nago bamfunga nyine twagiye kuri polisi nyako kandi aribyo ndi kugusona amafaranga yanjye bro ibintu wigeze by'imikino nago giye ibintu by'imikino ngiye mbyumva bro amafaranga yanjye ari he wabiretse ibi bintu koko twumvikanye ibyumweru bingahe twakumvikanye ibyumweru 2 ariko none ubu turi ku cyumweru cya kane icyumweru cya kane utara ukwezi kose amafaranga yanjye oya nago nanga kugusha kuba nakwishura naga ari kimwe ndakuniga ame ndakuvuna ego ndi hano ibyo wakwigira byose ndakuvuna bro ndikuganira na Sultan uganira nanjye ngiye turaganira amafaranga yanjye ari he okay ngo mukomeze muganire amafaranga yanjye ari he amafaranga yanjye urayamantu yama ibintu ni 2 bro ganira nyine ndabonye amafaranga yanjye amafaranga yanjye urayama cyangwa turi gushwana na Sultan na Sultan turi gushwana amafaranga yanjye urayama cyangwa ntuya ugeze mu gushwana se urayama ntuya oya Sultan none segereza amanya ngo umva amafaranga yanjye ari he umva kiganiro iminsi urengejeho ntago ari y'imikino ndashaka amafaranga yanjye mba mfite byinshi byo kwakoresha ishyura birangire amafaranga yanjye hano gira vuba ishyura se twaraganiriye ko iragira nihuta kugira ngo sindi seriye ariko bye nari seriye ni kuri ambassade tebyiru kandi twese yadoko ice tukiriye kweli nyambie basi uribuka na insista ku ndi usugi ari umukobwa yisubije kandi ku mafaranga afatika kandi wowe ufite twana twinshi arakenewe hano mu gihugu se au ni kuvuka mpaka ni hano mu gihugu
siko bigiye hanze ariko byitwa human trafficking. Engineer. Sasa unaniwe kubaka ugiye munani mu yezo dio. Ni kwa kundi kutana famille y'abatajiri bafite amafaranga yabo bakoreye bakakuganiriza. Urumva hari umwana wa Juma uriya wacuzaga kenkayeri Inyanza namubona. Sasa marayi kwapi? Ari mu Rwanda. Yuko Dubai yazana muri vacances. Wow. Yabaye mu cyane amafaranga. Afite ikintu biti faranga. Uzamuze nano tukure nani Benz. Yarangiza amahirwe ngo birucemo. Uretse na Benz n'amafaranga twayarye. Mbira. Engineer mbira nini imiryango bagira iby'imyemerere. Tunubwo bize muri Amerika. Bashaka gushingira. Sinzi impamvu ariko numvise ambwira ko bakora ko umuhungu we ngo ari imanzi. Bashaka kumushingira kuko bisuki. Sasa ari sirke ni imanzi kweli. Cyane byo miryango ifite ukuntu baza abana babo. Kandi umuhungu nyine umwitegereje. Ubona bafite ubwoba. Ubona bafite ubwoba ku bahungu b'imanzi bagira ubwoba yako yakubita. Alienda state bila kufanya kitu kweli. Wewe. Ni kwa mambo ya masomo tu. Sasa mbona wewe unani uliishi Australia ukarudi huko metre wa secondary mkubwa. Okay, niambie nani hiyo nani project umvaje famille twarivuganiye dushakira umukobwa wisugi ushaka kwa mu wacu n'ubukwe byo mu buriri umva umujye nta mubye uherekeza umwana mu buriri bashobora kugira mu buriri umuhungu we ntananyirwe cyangwa se bikajya gukunda ariko bo nk'ababyeyi bikuyeho umugogoro bamushyingiye se kugira ngo ni dira umwoye Nisibu hagati ya milioni 10 na milioni 15. Hapana. Yasugi tu. Isugi gusa. Hao wanataka kwenda kwa ile mambo ya wafumu. Sio ya ufumu kabisa. Ni ukweli kabisa, sio ufumu. Sio hizi mambo za ufumu. Sasa kubona Sugi. Ngewe wewe. Nikanda kwiza ndakuyamira. Bana, enta. Watake tu. Sikia enta. Muri tujya amafaranga tuzagabura gatatu ngwe kimwe cya gatatu. Ubure nanyi ngo ndaringiye gushyingira umwana wawe. Uzi imitunganje wari giye kuza gucyagararamo navunikiye wowe. Ziba nakubwiye ko utongera kuvumvura. Ubwo se uravuga ibiki? Buretse nze mpamagarire ko noneho mubwira ibyabaye byose. Bose urashimika. Aryaga mwanze kunyirongorera ngo ndo w'imihanda ko mbona baturuka mu ngo aho bwari bo b'imihanda kundusha bamubwire fe nkubwire ukojeje nyuko isoni ukojeje isoni yaraje kwihera ati fe uraramukongeye kuvumbura uvuga ubusa ndasiga nkuhaye njono urumva Kiye mukanyindi mabita uzapereza nagaruko ndero. Nje Verediana ntago nenzi ko umwana wa rukunguko yamurize. Ngwera ko umwana mutungana gutya uri mu maboko y'ababyeyi umeze neza. Ariko rukuntu waje kwigira ndaye Nyagasozi hano Kigali. Mbare gupira. Nge nizojya kubona mu buzima. Erega bizarangira nyamwegukanye. Ibintu byose byapara byose baramencisha. Uyu ntago ari imipangu yawe. Iyihe mipangu? Ikintu kimbabaje. Uzi ko uyu mwana ari umugabo w'umupasiteri na nyina tuziranye twabanye muri korali. Hako nyende kumva timuto y'umurenge. Iwabo ni none se kuba kwese umukobwa bumenye uwari we. Ikibazo n'iki? Ashaka indaya. Ibi bintu ushaka ari wowe upanze kugira umwana. Ngaho. Bipangira hehe se kandi? Yo gukira kuri kwisahani. Icyo napanze n'iki? Ugize Imana umenye ko umukobwa ari indaya. Ariko ababyeyi twapfushije duhagaritse Imana. Ntabwo nazi ko umwana w'umukobwa ashaka kurya ibintu. Ariko abantu iki ntabwo bazima. Nase bame urumva kibazo ari icyo kuba umusanze hano cyangwa n'icyo umumenye. Umenye wabo ndahazi ni igihundwa hari akuba diveneze. Nukuvuga ngo yarezwe murebe yakuze mureba aho ukuntu yaje guhinduka ababyeyi akabomaza kabicyoma. Erega indaza hose ntago ari ngombwa igihundwa.
yaba igihundwe hari indaya, inyamirambo hari indaya, iremera hari indaya, buri quartier zose zuzuye indaya. Ubwo rero ngo n'uri igihundwe, igihundwe ntabwo bikugira umwana mwiza kandi uri makamba. Uriya ntabwo namushyingira umwana wawe. Never. kare komwana umwana Kamanzi ije kunyara ndaje. Ugiye hapore. Ngiye kunyara ndaje. Gira va ntabwo shaka ikintu uvugana n'iyo nyema y'inyagasozi iranga. Vugana n'iki ko ngiye kunyara. Turihuta. Kanyara nyine. Nyara bihita. Angira gutumiza cyane kwivugishiriza. Iyi nimero yawe ikibazo se? Ajya muvugisha nta kibazo rwose. Kandi umuntu bibaye. Ariko ikibazo ni iki? Yego uri mwiza unateye neza ikibazo no kunyine kubise swata ariko ntare. Mwajya nakuvugisha. Okay. Ni sawa cyane. Kanimero. Cyavava. Uretse Aza kuvuga ngo ariko musebye. Wala guseba nta muntu upfa adasebye. Nta muntu upfa adasebye niko twandikiwe muri isi yawe. Nabitabye. Rero twajya ngo tukubwire ikintu kimwe. Urabona Latifa ari wenyine kandi urabona ari mu gahinda. Ibi bintu byose ni ibintu byamwituyeho nta nteguza. So twifuzaga ko rero ugenda ukamubanisha mukaba muri kumwe ukaba uri hafi ye ukamufasha mu buzima mu bintu byose nyine. Kuri yarimo ntabwo byoroshye kabisa. Ya nawe arabibona sibyo Pamela. Kandi ubwo atari ikintu kigoye rwose wakora. Ese ubu mwanitekereje gute ngo bari ibyo kubanisha ati? Ni ibintu byoroshye ariko gutekereza. Uzajya mu memba ngahise. Tuguhemba. Tari nashaka kumva kubera ko urabona bita uranzi neza. Ese ukurikije situation Latifa arimo urumva ukeneye guhembesha mu by'ukuri. Twese turababaye. Ariko turabizi ibintu by'abana simbimenyereye. Nk'umuntu wabuze umwana sinzi ukuntu uzajya muganiriza. Ntabwo ugiye kurera umwana. Nyine kuganiriza umuntu wabuze umwana. Oye tugusaba no kuba hafi ye bisanzwe nta kintu gikomeye. Wakabaye wohereje yenda nka tamu cyangwa mushiki wawe nibo bakuru. Ese ubundi wowe kuki utajyayo? Ngiye nyine ikibazo sinzi ukuntu nzamuganiriza. Ese bo urabona ari abantu bigeze kubyaraho ku buryo bwo abasirimu kundusha ubwo ko nzaganiriza. Ibintu byose bipfira mu mutwe. Ibintu byose bipfira mu mutwe sinzibiri bikwiye. Pamela wishaka gukomeza ibintu nta bintu yambaye birimo no kuba muri kumwe. Byibuze nawe kumva yuko afite iyo comfort kubera yuko ukigize ute uhari. Ese ubundi mu Rwanda nta feshe zihaba cyangwa ubwo basigamo abana ku buryo nyine abana bazajya basiga mu rugo n'ibyo ngibyo biba bizwi. Byose birahari ahubwo nta hantu uri kumwe. Nta mukozi uri. Umukozi wese agenda. Umukozi yaragiye. Ubwo si wowe wamwibye. Umwana yari mwiza mbese mbwira ukuntu umukozi umwana abura n'umukozi akabura. Nyine umukozi yabonye ibyo bibazo atazashobora kubyirebera. Ko nawe arahunga ariko iki turaje ishinga si umukozi. Si umukozi pe. No kugenda ukamwitaho akamera neza pe. Atazajyana depression. Akaniyabura kubera bikabisa ariko nawe mujye muhaca njye ntabwo nashaka kumuganiriza njyenyine. Ibyo si byo tubizi. Kuhaca nta nubwo tuzahaca tuzajya tuba duhari kenshi. Ni igihe kingana gute so? Ntabwo turamenya igihe uko kingana ariko urumva muri iyi minsi ni n'umwanzuro wihuta ni ibintu tugomba gukora mu buryo bwihuse sibyo ya kandi ndabizi ko uzabishobora nubwo uri kumva ari ibintu bigoye ariko uzabishobora sibyo umuntu mukuru uzi guhandura situation yari yose twizereyemo kandi twizeye kuzabikora ya ubwo watangiye kwitegura kandi humura tuzaturi hafi suba nta nakitegura nkajya mu kazi se nta kibazo si gahunda kandi nyine karya myenda yishyura iminigo niyo gahunda karya myenda yishyura iminigo ubwo ni iminigo washimye ubwo turanigana ubwo ururaca imana nta bindi nawe yigize umuntu hatari muri quartier abantu bose baba habije ngabo ari ngabakurira amadeni abanyamagambo nangize amagambo ndigize nyaza niwe ndavuga ukuntu nyine wigize umuntu hatari umuntu imba ari umutwe hene ngiwaye kuri restaurant ngo numunigo ngukubita umunigo ngabogeje amasahani ngabakoze iki none cyane cyane cyangwa mumuragana mbona bagutewa kajwiga cyane cyane kiganiro
cyangwa bayamara kujwigiriza bame reka tuvugishe ukuri sibyo umuntu aje kunsaba serivisi uguriza amafaranga arije afite ikibazo ngo cya nyina ubwa mbere yaje nta kibazo cya nyina afite ngo mbabarira ntize amafaranga amuhereza ibaza umuntu yangujije 2 decade aza kunguza amafaranga uruko byumva ubwa mbere aje ambwira ikibazo ubwa kabiri aza ambwira ikibazo cya nyina ibaza umuntu yaragiye amaze ibyumweru bingahe uruko byumva twumvikanye kunyishyura mu byumweru 2 none ukwezi kurashize ndi kumuhaza amafaranga yanjye akambwira ngo umuntu ngo yagombaga kumwishyura ngo iki uravuga ko ukwezi kurashize kandi simvuze ngo ari mu kwezi simvuze ngo ari mu kwezi mama amaze ukwezi mu bitaro turetse kwezi none se umuntu ujya gufite ideni subizi ko gushiraho kuri gatuna ariko ibyo bintu bya gatuna ni ibiki cyo kunyigisha nyine ndashaka kumenya anga amafaranga usigayemo nangahe ibihumbi 50 Kumva se natanigeze umwishyura. Yanyishyuye iki se uyu ngo yarishyura? Karo ngiye gushaka inzu. Musigare mu biganiro. Uretse gatoya. Amafaranga. Bame. Noneho wikwivanga mu umva nyine manze ngusobanure bamva nkubwiye kwivanga mu kandi wituye mu bintu utari bubasha reka manze nkubwize ukuri ahangaha amagaze ni wacu umuntu ku muhanda yabona ko nta kintu cyanyu nagiyemo ahubwo ukuri mu mbese waje kumara icyanga wowe we bamenye imbavu nakumara suta bundi nanga kuri mu ni ibihumbi 50 nabikubwiye ariko ufite ikibazo ngo amafaranga yoroshye ayo ngo wenda gutwara kwishyura yakura hehe umva ngiye mfite amafaranga ubwo ufite amafaranga twakumva we nkwishyure wanyishyura ha ako mana mbega umwana w'umukobwa ngo arantenguha ha zundo usanze muziranye uyu mwana nyina neje twatimo tuvugana kuri telefone ambwira ngo yaramushimiye ngo yamureze neza kumbi umukobwa ni Nyagasozi dore Kigali marirwa sambana n'abahisi n'abagenzi ariko koko ubu nyina nimubwira iby'iyi nkuru uriya mwana azasubira mu rugo rw'iwabo nase ubundi aha ni muri lodge ngiye nimeze ndabona ameze nk'ari muri lodge cyangwa mu apartment cyangwa mu guest house ibintu nk'ibyo akosura mukobwa hano munyesa kirimo ni muto nyine niko abana b'iki gihe bameze bariyandarika uramunda ransebeje oya humura ariko ariko ubu ninde wabwiye kugirirwa basambana batarashinga ingo zabo ibyo so wabivuga ariko bukore wavuye hera ariko kore iki se ubundi watinze ubu byaro kunyara gusa kunyara nyine turazaranye ubu ntago uvuye gufata utunimero afata nimero ndakuyamye ntukanshinga uramkomeze nk'inkono yitawe umeze nk'ipano n'umukeneye mukeneye hehe urawe urakongo umeze nk'igihomora ariko njye umwemera inama yamuna tinze mubi ngiye kunyara tukakona ndumbabarira njye ntabwo nyabigenderamo njye ndi umuhungu wa mama njumbabarira ubu akanimero yarangije kugata ariko se ndayishaka wiki njye nyumvugana n'indaya nabuze abakobwa bazima ibase namagara mama akoreka nje mpamagara nyina kuko nabyo ntabwo mbikunda ntabwo akagenda babarira ariko tuzuranye nawe hey shaka neza mama njye ndi umuhungu wa mama byo ntukajye ubimbwira nawe ngundi ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa cyane gutwara imodoka bw'abantu bayitwarira bari mu cyungu neza mama njye ndi umuhungu wa mama ibyo simbigenderamo babarira ngo baratimotema umva amagambo ari kumbwira simbuye kunyara ariko muzibiki agokurikiye ariko timo iyo umukurikira ukareba fasha icyo ariko ubundi ko ari ayaze njyanye ubucecekane mvugana n'umukuru ntugiye guhamagara mama we sigiye ngiye mwara nanyobeye ngiye ariko se yakoze mu bishira amakambo bishaka mbese mama wabijemo gute ibuye ryagaragaye niba rikishisuka yoke sawa twigendere isugi iraboneka amafaranga nayo araboneka jewe uzambwitse umwana yabonetse akiri sio kumwica kugenda umwicaye nta mafundi wicaye sasa twebwe tureke kama sio kumwica na sio kumnani kwenda mu bafumu wala sio ufumu sawa hapo ni sawa wewe subiri kidogo wewe sugi tuko mwizeze ko ibintu birashoboka bana suko na telefone mwambie se ari Dubai kama masanya masawu
Au mtumie message tu. Mwandike message we nazo bakanya. Tuko ndakwize iyi deal. Nanjye navuga nta wundi muntu utaramuzi. Petit problème. Petit problème. Uzamukora nk'ibihoma bikora. Uzamukora nk'ibihoma cyangwa ufite kandi gapipiniere kawe kwaje. Niko na container. Ariko niko bakobwa bose bakora mu kabari ngo baranyuje no gusanga habwo niko akunda umuntu agiye gushaka umuti kandi umutari kurusha no gusanga no abangabo baseriveri mu tubari wasanga mwisugi. Ndio watu wana generalize sana. Unaona? Ni kama vile wanasema eti abagabo bose barakunda ndumba. Ngiwe ntabwo nkunda ndumba. Anje nuko se cya ariko wowe bikunda kumusha tuko wowe birirwa. Erega gise nasambara rya. Mba ndi kubikwa, mba ndi gushaka amasoko y'icya n'iki. Na mimi ndiko mu affaire ya nani ya business, manganda manini lakini mambo ya nani sana bana. Wana nasambara rya ko mba usambara. Umunasambara ile mwanya wa kunani wa kufanya ile kazi. Haukosekani wewe. Hawezi. Wewe. Kama asikia kama uko na 500,000 zako. Kama uko na nyumba, sava. Uko na stoke, sava. Mtoto kwa mashure, sava. Kingine nifanye hivi. Bana. Lakini kama uko na nani na zagara zingine, hauwezi kufanya. Twabishobora. Kwa nini tunakizo? Sasa unaweza kutoka hapa, unaingia mbinguni. Wanakuambia wewe korofa. Kwa nini nakufanya kitu? Wewe tulikuletea talanta ya kuitumikisha. Kale kuchike. Ariko tamwandikira. Mtumie message. Wewe umaze kundo deal ituma nudufoto tunezo watuma. Ndio. Foto bana kila kitu. Lakini sio foto ya ndani. Ni foto ya nani ya macho. Lakini kwa sio kamiambye baye gicupuri. Kicupuri ni ukaba nyine umaze kurangara nyine kumakoro mwana nyine bisugi. Mwenye haiko suki ni baramuita kicupuri. Ni waranga nyine bari gicupuri. Okay. Sasa umugabo warangaye baramuita ni. Umugabo saranga. Natwa. Umugabo ntagarangara. Umugabo uretse ko umuhungu wawe kiri imanzi ariko umugabo ntarangara. Hano hano yipimira buriye. Ariko wapimira mu buryo buri psychologique mu myitwarire. Ntabwo ntamugabo w'igicupa. Ngenda cyo. Bana wosia na wasi. Enter naweza nikakutumia na ni message au na kuita ndio kabisa. Unakuja hapa. Naongea. Sawa. Asante sana tena. Nikamubwira ibintu byoroshye Sultan. Yanzwe ugifitemo inzu hano ngo ayikodesha. Inzu zarashize. Narengiye kwirebera inzu kodeshwa epiriya y'amafaranga atanyije 70,80. 70,80 sura yikura hano naguze ko inzu zuriye wowe. Iyo nzu ya 80 ubu akakanyiri. Isi na sarose gusa. Ubu akakanyiri kwijana amafaranga se urajya gutanga amafaranga batari ariko wayibona ngewe nabigiye. Rose ngiye kamwereka ibintu byoroshye. Ubwo nyine agiye kuguteka imitwe nk'iyo yanteye. Ngiye mfite amafaranga. Ngenda ndafata Sultan mwishyura amafaranga. Mwe mfata Sultan mugwera amafaranga atangejeje 30,000. Ubwo umusigamo amafaranga ibingahe? 20. Muvugane igihe 20 uzayamwishyurira ibintu bive mu nzira. Okay. Ukiraho ngaho 20 uzayanyishyura ryari? Wenda reka tuvuge ko ayo yabonetse. 20 uzanyishyura ryari? Sultan kwa kangahe? Vugase witangira kwizungurisha iminu uzayanyishyura ryari? Ntago bizarenga ibyumweru bibiri. Ngaho wamwumvishe afite virusi y'ibyumweru bibiri. Byose n'ibyumweru bitatu. Nasiko byongere. Kandi namwe mufite virusi ya bibiri. Wishaka kuremereza ikibazo. Ikibazo tukirangiza. Ibintu byose bafata binshireho ngenze ku ngo nzamukimura. Waretse kwishyira mu wandika gusa ngenda kwandikira ku rupapuro ngenda kwa mama Naira tufata urupapuro. Waretse kwigira mesi y'abamenye. Ni ibintu byoroshye Sultan. Amafaranga turayashakisha bugacya twayakongera akabura. Urumva gufata ku mafaranga ya boss yari amaye kujya gushakisha inzu nishyuriyeho umuvandimwe icyo si ikintu cyoroshye. Waretse kwigira mesi. Nuza amafaranga ushaka? Genda shaka tugende ujye ku. Ariko ibintu byanyu by'imitwe yanyu byo kongera kunzunguza mukanjyana va evie inyandiko. Ubu ngubu ni inyandiko. Uranyandikira ko amafaranga umpaye igice. Andi asigaranye nde? Icyo ni igice ni igice. 50 wanjije we ntago agiye ku 30. Mwese mutatu kuva abasigaye igice. Abasigaye igice ni kimwe cya gatatu. Cyangwa tumwe 25 hasigara igice.
25 asigaye igiciro mvuye ngo nasi kubera iki oya tarani wazemeye nawe wiremereza ikibazo tugende tujye kwandika ngo munkurikire nanjye nze ubundi se aho utagenda ni he Wewe ni bichiko mwaterenze muzaba ni biki byaba oya muzana mubwire tandi biki byabaye ko numva mwatereye mwe muri gushwana mubyina ni biki byabaye ngo mumbwire nanjye celebrate Pamela yanyibisitiye none ese hariyo wabonye inambara yageze ate yanyiriye blanc none nayimufatanye Misisi tubika imyenda ahantu hamwe kubera ko wayisanze mu myenda yanjye bize ngo nayi none kuba muyibonye murimo kubyina murimo gucelebrate inzu mwayiteruye ntago twaserebura gutungana reka mbabwire ibintu mwe murimo akazi kawe mbona ntazi utuntu tw'udukino murimo muri kubyina ndi kubyumva ngo murimo gushwana aba yankwiduriye blasi ese wambonye nyambaye mwese yanabonye nukubaza ngo ubusanzwe irambitse mu myenda se bivuze ngo ndayambaye usanze umwenda wawe wivanze n'uwundi muntu wavuga ngo yawambaye kivanga zute ubundi bitarazi imbabarire ndubwika imyenda yarambika iyanjye shareka mbabwire sibyo akazi kawe Ntubizi ukuri kandi njye hari igihe njya nkubwira ibintu nkabona ntubyitayeho uzi bano bagore kugira ngo bajye mu rugo buriya banyihomaho ku rwego utakumva rwose urumva sore nabanje kuvuza nyine umusore nari agasore keza karekare katabyibushye cyangwa ndetse icyo gihe nanyikora icyuma urumva mfite bino mfite n'ibi ngibi sore anyihoma buriya n'umudivorce urumva haraza nkajya numva sore watashye koko rimwe akajya akavuga ngo ndamara iminsi 2 akaza twajya mu buriri akampindukiza rimwe nkabyanga ubundi imbaraga ziracika pe dozi ko sore yandusha imyaka 5 yose utavuga ketchup umutozi ketchup andusha imyaka 2 we none ukuntu yageze mu rugo nibamenya yamuzanye ngo barakundanaga urumva nge mfite igikundiro abakobwa bafite ukuntu bankunda urumva cyakora nanjye ndabakunda ubona kunze cyane nkawe nkamugumaho urumva numva namuha ibyanjye nawe akampa ibyo ashoboye urumva ariko bano bagore ujya umbona gutyo ukabona ibitekerezo byaranyishe nkicara ukabona rimwe ndanasinziriye bangiza agasaza sinari ndwaye amaso urumva nageze aho ndayarwara umutwe udakira ariko nakundi icyambere n'ukundi sibyo baramusaba kandi mbabare uzahabe sibyo uhabe ndakwinginze mbase none se tugenda mbabarira ndati nta kintu turi gukora sibyo reka bose nta kintu turi bukore ntitwagumana ese dadi sonsezeranije ko ari uguhorerana gusa reka ntangerega simba nkeneye byinshi nako karahagije gapfa kuva kuri wowe gusa ariko jyewe numvaga twarenzeho gatoya tukiyamfasa sibyo ndumva nshaka gukirika hano numva nkafataho nkajya nkareba ikibero cyawe kamwongera kandi kantu kamwe turanasomana byonyine nta kindi kintu turi gukora mata
wakora kikisi ndimo ndareba hepfo ukuntu bimeze. wasanze bimeze gute Nta kibazo, akazi karagenda rwose. sasa urambona gute Kubona gute? Ndabona gusa ibyishimo byakwishe sinzi icyabaye. sasa turaganira ndagukoresha tumvikana sibyo si vizure sa urakora neza pe Merci. sa na kya gihe nasanze mushamba kabona uko isugi kabisa sorry narakubwiye nabi lakini sikukubwira nabishina kurakara ndani nasema ako sawa tunaona reka ako kantu nyongereho nanjye sibyo sinkeneye twinshi mbabaze gukuramo akarega nkurebe gutya gusa ugeze hano gutya gusa nkurebe sibyo Badera ako kantu arinyongereyeho. mbabara nanjye ko nako ngusaba Ibyo nyine aba ari byo dukora. Ibyo wansezeranyije. basi akenda byemye basi bizagenda biza ariko yishima sibyo Thank you.